buri wese wawubonye biba bihari byinshi. Mwiriwe neza abakurikirana Urusobe Family cyangwa se abafana b'Urusobe Family, ndabakunda cyane. Ni Gasongo muvugana nk'ibisanzwe ariko nzwi ku mazina ya Dushimimana Fred. Mu by'ukuri nshaka kugira ngo bafana banjye uyu munsi twese hamwe dufatanyije turebe ese uyu mwaka urangiye wa 2025 ese weho wawubonye ute? Ese ngewe Gasongo nawubonye gute? Uyu mwaka wa 2025 buri umwe wese yawubonye bitandukanye n'undi. Nk'Urusobe Family twifuje kugira ngo twese hamwe tuze kurebera hamwe twibaza ngo ese uyu mwaka wagenze ute? Umwaka wa 2025 rero buri wese wawubonye bitandukanye n'uko undi yawubonye. Hari uko nawubonye, hari n'uko weho wawubonye. Ariko njye umwaka wa 2025 nawubonye mu mwaka mwinshi. Ese mwakibaza ngo uwo mwaka ni uwuhe? Ndi kumwe na mugenzi wanjye dukorana mu Rusobe Family, tubagezaho byinshi ariko narababwira umwaka nabonye mu mwaka wa 2025. Ratabanze kuri subscribe kuri YouTube wandikemo Urusobe Family, umuntu ukore subscribe, urabuduhaye inkunga, urabuduteye inkunga ikomeye, ubundi dukomezanye. Noneho ninjye nitwa Gasongo, mugenzi wanjye yitwa Reya, nawe kamubereke nawe abanza babwire ngo ibi nabonye muri uyu mwaka ni ibi ngibi. Namwe muraza kuza kutubwira muri comment mutubwira ngo ibi twabonye ni ibi cyangwa se byiza twabonye ni ibi ngibi. Ese Reya weho uyu mwaka ni iki wabwira abafana bacu wabonye kibi muri uyu mwaka urangiye 2025? Biba bihari byinshi cyane, hari byinshi nahuye nabyo bibi. Uyu mwaka wanangiriye nabi kuko she wanjye yaranyanze. Mfite undi turi kubijyanamo nyine neza. Sheri yarakwanze. Yego. Ubwo bivuze ngo weho uyu mwaka wa 2026 ni ukubereye mubi. Ubutangiye Sheri yarakwanze. Ubu mutangiye nabi, Sheri yaranyanze. None se Reya, tutarajya ku mwaka w'ibyo nge nabonye muri 2025 kubera iki? Weho mukobwa ushobora kuba ubizi. Kubera iki u Rwanda rwacu abakobwa bacu dukunda, urumva, abagande babakunda? Yabira nk'ikibazo mbajije. Buriya wasanga tubikora neza. None se njyewe narumiwe. Uzacunga urebe, ujya kumva umuntu agiye kugura nk'igi ku isoko, mbere y'uko agura irindi akabanza akabaza ngo ese mufite amagi y'amanyarwanda? Ukaba ese kubera icyo ubanje kubaza amagi y'amanyarwanda ngo niyaryoha? Noneho wareba ugasanga abakobwa bacu bo mu Rwanda abagande babatumizaho cyane. Ese nuko ibintu biba mu Rwanda byose biryoha kurusha ibyo hanze? Gasongo nawe urasetse. Uzi ko nawe ibitekerezo byabisekeje we. Imvura nk'ibibazo buri kwibaza. Buriya twebwe abakobwa bo mu Rwanda impamvu abaganda ubwo badukunda wasanga ubwo tubiryoshye cyane. Buriya uzi ngiye kuzashaka nanjye umugande. Banze urumva, banze mugire nyine, urumva, mite numva niba baba bataryoshye nk'abanyarwanda. Uzamwijyanye n'umugore wawe, umugore wajye ku buriri bumwe n'umuganda ajya ku buriri bumwe. Uzajya uva ujya kundi, uva ujya kundi. Simburanye. Wumva bizakujyoye.
azongo nawe urasetsa bo okay Reya ndakumva rero byari byiza urumva ko ngaka aba ari agaciyeho ariko aka kantu nshaka ko tuzakaganiraho byimbitse nshaka kuzakora ubusesenguzi neza amenye impamvu abagande bagira bakunda abanyarwanda akashega ibintu wabipfiriye kandi njye narabibonye urumva nta munyarwanda utumizaho umugande ahubwo usanga abagande bari gushaka abanyarwanda ariko nta munyarwanda ugira ute utumizaho umugande urumva abanyarwanda ariko n'igihugu cyacu kiraryoshye rata igihugu cyacu gitemba amata n'ubuki byose birimo n'amahoro arimo n'umutekano birimo mbo tujye rero ku mwaku wabaye muri 2025 uyu mwaka wa 2025 Reya baravuze ngo 2019 sibwo covid yazagara ndabyumva aribwo covid yaje nibwo covid yazaga uzi ko nta bantu nigeze mbona barwaye cyane nk'abarwaye muri uyu mwaka wa 2025 koko gato aho ngaho uvugishije ukuri pe uyu mwaka abantu baragwaye cyane noneho byagera muri uku kwezi kwa 12 gusoza umwaka uko bisa kose nararebye nsanga ukwezi kwa 12 2025 kwabaye kuri narazengurutse nshuti yanjye ndaza kukwereka uburyo nagiye nzenguruka icyuya kiraza ibyunzwe biraza ndi gushaka amakuru umenye ngo kubera iki abantu bari kurwara cyane noneho Ejya hari akantu kansekeje nagiye kwa muganga nanjye ngiye kwivuza urumva ngiye kumva numva umuganga ngo muri kurya imyembe cyane ngo igatuma ngo murwara urumva nyine ngibaza ureze muganga nawe noneho ariko bya n'imyembe yari yeze Reya ibyo bintu tutabyumvaho kimwe ntabwo tubyumva kimwe nge nararwaye Noheri yarabaye urumva mfatwa mu masaha ya 4 ndarwara nari nariyeho imyembe wasabwa wari wariye igitebe cyuzuye cy'imyembe wasanga mpamvu ari wagwaye bo urumva noneho mbwira muganga hajya uriga kubeshya imyembe irarwaza noneho wareba ugasanga abantu indwara twarwaraga niyi imwe urumva ibicurane inkorora umutwe guhinda umuriro gucika intege njye nahise mvuga ati nyamaze corona ni iyi ngiyi wahita utegereza ko twagwaye corona njye naravuze ati ahubwo abaganga kuki batari kureba kure ngo babone ko iyi ngiyi ari corona yaje nasongora seta imyembe yaguteye corona urumva njye nahise mbona ko ari corona urumva muri kagahera nari mfite noneho nawe uransekeje ariko aho kukagutera nakakumara urumva ariko nyine sheri wawe rata humura niba uri kubona undi bizagenda neza nibyo nakubwiye urumva yatangiye kukwanga mu mwaka wa 2025 urumva abigaragaza neza ari uko umwaka urangiye ako ntabwo abitekereje ari uko umwaka urangiye ni wa mwaka nawe wagize Reya uri kubyumva neza ni wa mwaka noneho bafana bacu bakurikirana Urusobe family mutubwize ukuri aho mutuye mu isibo mutuyemo mumbwire uku kwezi kwashize munyandikire muri comment mujye kuri YouTube siko birira yego bajye kuri YouTube urumva nibarangiza bandikemo Urusobe family urumva bakore subscribe urumva nibarangiza batubwire muri comment nshaka kubabaza iki rero muri comment niba muzi ko mudukunda niba muzi ko mutatubeshya
mudusubize muri comment. nimukoreho nimudukurikirane. Noneho ikintu baradusubiza ni iki rero, nshaka kugira ngo batubwire mu masibo batuyemo cyangwa se mu midugudu batuyemo, urumva, niba hari umuntu utuye mu isibo akaba atazi umuntu warwayemo, akaba azi ko isibo yose nta muntu wigeze urwaramo, atwandikire muri comment. Reya, ndumva yari ibyo ngibyo nashaka kugira ngo mbwire abantu bacu umwaka twagize, tutirengagije, urumva Reya, tutirengagije izuba ryavuye muri 2025, inzara iraza yica abantu babura aho bakorera kubera izuba ryumishije imyaka bahinze. Ariko rata dufite leta nziza, bamwe yabahaye ibigori, ubu bari kurya ibigori nyine, nubwo atari bose ariko ababibonye bari babaye kurusha abandi, ndumva babaye neza, bari kunywa igikoma bakarya n'akawunga. Singora ngize ngo ndabeshye. Urumva ni inzara yaje ihombya abaturage, urumva cyane. Noneho nkahita ntambuka nkajya hakurya y'imbibi muri Tanzania. Wari uzi ko se Diamond yahunze igihugu cye? Reka da byagenze n'umunwa wo kuyibara ndabufite. ndabizi urawugira ngaho rero mbwiye. Diamond yaje kugaragaza ko ashyigikiye Samia Suluhu Hassan, umukuru w'igihugu cya Tanzania. Urumva yari ari kwiyamamaza nyine nk'umuhanzi w'icyamamare, kandi wenda yabonaga ko nyine uriya mudamu byanga bikunda n'ubundi ashobora kuyobora kiriya gihugu akagira aho agikura n'aho akigeza. Arangije agaragaza ko nyine amushyigikiye tu, urumva. Imyigaragambyo dore Tanzania ngiraba, imodoka baramena, abantu bakora imyigaragambyo nyine ngo si bamushaka. Diamond arareba aravuga ati ibintu bishobora kunkura, urumva nawe umutekano we ntabwo ari wizewe rata iwe mu rugo cyangwa se mu miryango ye, yarahunze ahungana n'umuryango we. wese arawujyanye. Niba yaragiye muri Kenya ntabwo ndamenya igihugu yahungiyemo, gusa Diamond yarahunze. Ubu si bo bamufashe bahita bamujyajije. Oya, ko byarangiye se n'ubundi uwo yashyigikiraga ko bamutoye, kandi ahari nawe yizeye ko nk'uko yabigaragazaga ko ari umudamu ushoboye. Rega abadamu murashoboye. Ese ubu wowe wakujya mu mudugudu ntabwo wabikora. Nabishobora pe, najya mbayobozi ngo nikubite. Urumva ni nabyo nari ndimo nkubwira ko twagiye ko uyu mwaka wabayemo umwaka umwishe, ariko ubu ukurikiyeho nzababwira n'ibyiza byabayemo. nta mwaka uza nguza n'ibibi gusa, n'ibyiza bibonekamo. Ibyiza si ubwo byabura. Ntabwo byabura. Ikindi gihe nzababwira cyangwa se tuzabagezaho nk'umuyoboro mugari wa YouTube ku Rusobe Family, tuzabagezaho n'ibyiza byawubayemo. Noneho Kongo bararasana. Urabizi, erega wese baraneza nkaho wagezeyo. bararasanye Reya, Kongo bararasanye, urumva. M23 na FARDC bararasanye, urumva. Ariko M23 ntuzayiyongoze. Icyo bagambire bakigeraho. Reka da. Urumva mu Burundi nabo babatejemo. Aho Burundi buri kubeshyera u Rwanda rwacu kari rwiza, baduhaye amahoro yacu ko dusanzwe tuyafite, badushaka hiye. Ubwo Burundi nabwo babutejemo u Rwanda ngo rushyigikira ngo M23, urumva. Ariko ntabwo ari bari kutubeshyera u Rwanda, ariko uko bisa kose bashotoye, abarundi bashotoye M23 ntayati ndaje natwe turaje tubere, batangiye kwatakana. Reka tuzabitega amazi. Reya, hari ikintu
ikindi se ushaka kubwira abafana ra? badukurikirane kenshi natwe tuzabafasha niba ubufasha. Baduhe ubufasha natwe tuzabafasha tuzabafasha. ako Ako kantu. kantu ako kantu rata bo Reya Ndakumva. nshaka kukubwira ngo usuhuze sheri wawe. ko yanyangiritse nta kibazo ndasuhuza uwo nguwo turi kubikurikirana muri iyi minsi. Bo abakurikirana Urusobe Family kuri YouTube, mu by'ukuri mbifurije kuzagira umwaka mwiza wa 2026. Abafite abagabo ndimo mbabwira ngo muhe jambo abagore banyu. Abagore namwe mubwire abagabo banyu ngo turabakunda. Noneho abamama n'abapapa mubwire abana banyu ngo amasomo aratangiye ku ishuri mujye kwiga muzagira ubwenge. Yego. Okay, ngaho bye ku Rusobe Family. Bye. Turabasezeye ariko tuzabagezaho n'ibindi byiza cyane. Bye.